Nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza inshuti za Igihozo Cyacu TV. Turagarutse kugira ngo tuganire, turagarutse ngo twungurane ubwenge. Uyu munsi ndashaka ko tuganira cyane cyane n'abantu bashakanye, umugabo n'umugore babana. Tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira ku ngaruka zo gutinda gukora imibonano mpuzabitsina. Ingaruka zo gutinda gukora imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina nkatwe abemeramana no mu muco usanzwe ni iby'abantu bubatse bashyingiranywe ku buryo bwemewe n'amategeko. Abatarashakana byitwa uburayi, byitwa ubuhehesi, byitwa ubusambanyi. Imana ibyanga urunuka, amategeko y'u Rwanda nabyemera, n'umuco nyarwanda n'ubyemera. Ariko ku bashakanye ibyo ni ibintu byemewe rwose. Ariko se tutaravuga gutinda, ingaruka zo gutinda kubikora, ariko bikwiye gukorwa inshuro zingahe cyangwa ryari? Mu by'ukuri nta bushakashatsi bugaragaza inshuro zitwa ko ari nziza, ariko nibura abashakanye bakwiye gukora imibonano mpuzabitsina rimwe mu cyumweru. Ni ukuvuga ngo rimwe mu cyumweru ni gake gashoboka, ni minimum. Ariko bitewe n'imiterere y'abantu, ubuzima barimo, kuko umubiri w'umuntu utandukanye n'undi, imisemburo y'umuntu itandukanye n'undi, izo nshuro zishobora kurenga, ndetse hari n'abashobora kubikora buri munsi cyangwa se 5 mu cyumweru, ariko nibura rimwe mu cyumweru. Ariko bitewe n'impamvu zitandukanye, abantu bashobora gutinda gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ntibabone ubushobozi bwo kubikora izo nshuro iyo twavuze imwe mu cyumweru. Bitewe n'iki? Stress ziri hanze aha bijyanye n'imibereho y'abantu n'akazi umuntu akora, akumva arananiwe mu mutwe, akumva nta mutekano afite. Ibyo bishobora gutuma rwose amara igihe kinini adakoze imibonano mpuzabitsina. Ikindi gishobora gutuma umuntu atinda gukora imibonano mpuzabitsina ni imibereho y'umuryango, family life. Babanye bate? Iyo abantu batabanye neza, umugabo n'umugore batabanye neza, kiriya gikorwa ntigishoboka. Iyo nta mahoro ari mu rugo, kiriya gikorwa ntigishoboka. Iyo nta busabane, nta communication mu rugo ihari, nta kuganira neza, icyo gikorwa ntigishoboka. Bikaba byatuma izo nshuro zitaboneka. Ikindi ni uko hashobora kuba hari imihindagukire y'imisemburo, yaba ari ku mugabo yaba ari ku mugore. Ugasanga ubuzima bwe ntibumeze neza, bijyanye n'uburwayi, ashobora no kuba arwaye. Nabyo bishobora gutuma izo nshuro zidashoboka cyangwa zihindagurika. Hakaza rero n'imyaka, uko abantu bose bagenda bakura, niko umubiri ugenda utakaza ubushobozi bwo gukora imirimo yose itandukanye umubiri ukora, harimo n'icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Noneho reka turebe ingaruka zishobora kuboneka ku bantu batinda gukora imibonano mpuzabitsina. Iya mbere, haboneka kwigunga, kugira ubwoba, guhangayika ndetse no kugira igihunga. Mu by'ukuri gukora imibonano mpuzabitsina bituma umubiri umererwa neza, mu mitekerereze, mu miterere, mu myumvire, rwose igenda neza. Rero iyo utinze kubikora, usanga bitewe yenda umwe muri bo yagiye kuri misiyo, akorera kure y'urugo, bigatuma ataboneka, cyangwa se bafitanye ibibazo batarakemura. Ariko iyo imibonano mpuzabitsina idakorwa hagati y'abashakanye, hari igihe zino ngaruka zigaragara kuri umwe muri bo cyangwa bombi. Hariho kwigunga, hariho guhorana ubwoba, hariho guhorana umuhangayiko, ndetse no kugira igihunga. Rero imibonano mpuzabitsina ni ingenzi ku bantu bashakanye. Indi mpamvu ya kabiri igikunda kugaragara ku bantu bamara igihe kinini badakoze imibonano mpuzabitsina ni kwibagirwa. Hari ukwibagirwa, dufata urugero, ukibagirwa aho usize telefoni, kwibagirwa aho ufashije imfunguzo se. Hari n'igihe wibagirwa ibintu bya kera, ugasanga mwavuga umuntu mwigeze kubonanaho ukaba waramwibagiwe, ibyo mwavuganye warabyibagiwe. Ni ukuvuga ngo wa mubiri utameze neza. Ahambere twabonye
kwigunga, ubwoba, guhangayika, igihunga. Ibyo byose bikuraniye mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bw'imitekerereze nabwo bucika intege. Iyo ubuzima bwawe bw'imitekerereze butangiye gucika intege rero, niho usanga umuntu akunda kwibagirwa. Akibagirwa yari agiye guhamagara kandi yari abitekereje, cyangwa umuntu akaguhamagara akaba arakubwiye ngo ndumva nazi icyo nendaga kukubwira, akimaze kugenda ugasanga ntabwo azi ikibitera. Kwa muganga rero ntabwo bashobora kukwandikira ngo ujye ukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo ibyo babishobora, ntabwo babikora, ariko wisuzumye wasanga ariyo mpamvu ukisubiraho. Hanyuma hakaba hari indi mpamvu ya gatatu ikomeye, gutakaza ubushobozi bw'umubiri mu kwirinda cyangwa kwirwanaho mu gihe cyo kurwara. Lack of immune system yawe cyangwa bwa budahangarwa bwawe bugenda bugabanuka. Mu by'ukuri gukora imibonano mpuzabitsina, iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina akagera ku musozo, agereranywa n'umuntu wakoze urugendo rwo kwiruka cyangwa kugenda wihuta nibura ibirometero 15. Ubwo rero iyo wakoze bene iyo siporo, umubiri wawe wose umererwa neza, n'ibyo bigatuma usinzira neza. Iyo watekereje neza usinzira neza, iyo udafite ibibazo by'umunaniro usinzira neza. Rero imibonano mpuzabitsina imara umunaniro, imara stress, umuntu agasinzira neza. Gusinzira neza rero twese tuzi ibyiza byabyo, bituma ubyukana mu kanyamuneza, ku kazi ugakora umerewe neza, ku kazi ukagera ku musaruro wari witezweho. Rero byumvikane ko kubura ibitotsi bishobora gutuma uhora urwaye umutwe, bishobora gutuma uhora ubabara mu ngingo, bishobora gutuma rwose utakaza umunezero wawe. Hanyuma nanone ikindi gikomeye cyane, ibyago byinshi byo kurwara indwara zifite aho zihuriye n'umutima biba ari byinshi cyane. Kudakora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye, kwa kwigunga twabonye, bwa bwoba twabonye, kwa guhangayika, cya gihunga, kwa kudasinzira, bituma umubiri udakora neza. Ubwo umubiri udakora neza, na cya gice cy'umutima kitwara amaraso mu mubiri mu buryo butandukanye nacyo kiba ari ikibazo. Rero ugasanga hari ibyago byinshi by'uko abantu badakora imibonano mpuzabitsina bashobora kurwara indwara zifite aho zihuriye n'umutima. Ikindi ku bakobwa cyangwa ku badamu nako navuze ko ibyo atari iby'abakobwa ari iby'abadamu, ni kuribwa cyane mu gihe cy'imihango. Hari ukuntu abadamu baribwa cyane mu gihe cy'imihango, gasanga agiye mu bavuzi bamuhaye ibi, ariko rimwe na rimwe biterwa n'uko adakora imibonano mpuzabitsina cyangwa atinze cyane kuyikora. Rero nusanga ujya ubabara mu gihe cy'imihango, wakwisuzuma ugasanga ujya umara igihe kinini udakora imibonano mpuzabitsina, ariko n'uwo mwashakanye ntabwo ari ukuyikora uko uyibonye kose, n'uwo mwashakanye nabyo bishobora kuba impamvu uko ukaba wakwitabara ukajya ukora imibonano mpuzabitsina, icyo kibazo nacyo kigakemuka. Iyo rero ubabara mu gihe cy'imihango, ubabara mu ngingo, birumvikana ko uba utameze neza. Icyanyuma kinakomeye cyane noneho ni ku mibanire y'abashakanye. Niba hari ikintu kibasha kubumbatira ubumwe bw'abashakanye, ni igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Guhuza, n'ubundi abanyarwanda babyita guhuza urugwiro. Ahari urugwiro haba urukundo, ahari urukundo haba ubumwe, ahari ubumwe haba kwihangana, haba kunyurwa, ibintu byose bihuriye aho ngaho. Ariko iyo abantu batangiye gutandukanya ibyumba, kaba kabaye, urugo ruba rurindimuka. Iyo abantu batagikora imibonano mpuzabitsina, umwe akabishaka undi ati ndabyanze, biba biganisha mu gusenya urugo. Rero inshuti za Igihozo Cyacu TV, abasubscribers banjye, ndabinginze igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku bashakanye ariko kihabwa agaciro, cyitabweho, kubera ko ari igikorwa cy'ingirakamaro mu buryo bwo kwirinda ibi byose. Muri video ikurikira tuzarebera hamwe ibyiza byo gukora imibonano mpuzabitsina ariko ku bashakanye. Ibyiza byo gukora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye. Nizere ko iyi video ibanejeje. Inyunganizi muri comment ndayemera, za likes ndazemera,
kandi n'ufite ikibazo wifuza ko twazasubiza muri video ikurikira, ndategereje kandi niteguye. Murakoze. Ciao ciao.